Yes, tubahaye ikaze ahangaha ni kuri channel ya Theo TV Kinigi. Uko ubibona ahangaha ni muri pipinyeri z'indabo zigiye zitandukanye zigenda zigaragara ahangaha, aho tugiye kugenda twegera nyir'umushinga, aho araza kugenda atubwira izi ndabo ese zimara iki, zikenerwa ryari, ni hehe biba bikenewe, ese wowe waba uzikeneye waba wazibona mu buhe buryo. Ibyo byose nibyo aragenda tuganirira, nibibona ngombwa araza kugenda atubwira amazina y'izi ndabyo mbona ahangaha nk'uko mubibona. Dore n'uwo nguwo ni umusore rwose arimo arazikorera amasuku nk'uko ugenda ubibona, bagenda azikorera amasuku ahangaha. Hanyuma reka tuze nk'uko mubibona ku mashusho, urabona ko ni indabyo nyinshi zigiye zitandukanye. Ko bibona birashoboka ko nawe waba ukeneye ururabyo, murabona ko ziri mu bihoho, ni pipinyeri. Abantu mufite amajaride, abantu murimo mwubaka amazu hirya no hino hagiye hatandukanye, haba hano mu gihugu mo imbere, hirya hanze se mu turere tugiye dutandukanye, waba ukeneye pipinyeri z'indabo, reka mbe nakubwira nti ni ahangaha ushobora kuba wazisanga kuri uyu mugabo. Uko wakomeje kugenda ubibona, murabona ko ni ubwoko bugiye butandukanye. Ndaza kugenda ngutambagiza ahangaha muri izi pipinyeri rwose ugende wirebera, kuko ni pipinyeri nziza cyane kandi ziboneye zo kuba washira muri jaride yawe, maze abantu bakaba bagusura bavuga bati reka tuje kwifotoreza ahangaha muri uru rugo cyangwa se muri iyi jaride y'uyu mupatro wacu, kubera ko baba babona ko harimo indabyo nziza cyane. Hanyuma se ndaje mwakire agende adusobanurira byinshi bigiye butandukanye. Ndacyarimo ngenda nkwereka izi pipinyeri ubwoko bwazo, kugira ngo ubwo ushobora kuba wahitamo uze kuba waduhamagara kuri nimero ari buze kuba yaduha, ubundi akaza kuba yakugezaho izo ndabyo cyangwa se kuri izo pipinyeri waba ukeneye. Urabona harimo urusasa n'imicaca n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ntabwo njya mbimenya amazina yabyo, ariko nyine urabona ko uru nguru ni urusasa, urabona ko ruri mu gihoho kandi rurimo rurazamuka neza, murabibona rwose. Murabibona pe, izi ni indabyo nziza cyane rwose. Hanyuma hano rero agufitiye n'amasipuri. Amasipuri, hari amasipuri atari yayandi abazwa, ni amasipuri aba ari meza cyane muri jaride, murayabona neza. Ayo ni amasipuri, murabona ko ari mu bihoho, indabyo zigiye zitandukanye nk'uko ugenda ubibona. Urabibona rwose ko ni umushinga mugari nk'uko wakomeje kugenda ubibona muri iyi videwo yacu. Hanyuma rero reka mbe nakubwira nti wowe udukurikiye nonaha, niba utarakanda subscribe, reba aho munsi gato cyane mu kuboko kwawe kw'iburyo ukande subscribe, ukore kukazogera, ukore ku kajambo kanditse all, kugira ngo uko dusizeho notification cyangwa se uko dusizeho video ujye ubona notification y'ako kanya, kugira ngo urusheho kuba wadushyigikira. Burya iyo ushyigikiye mugenzi wawe, iterambere ry'igihugu rirushaho kuba ryazamuka. Wabibonye rero ko ari indabyo zigiye zitandukanye nk'uko wabibonye. Iki ntabwo namenya ubwoko bwacu, buriya araza kugenda atubwira. Ndabona kimeze nk'iteke, ariko nyine amababi yacu aratandukanye. Yes, reka rero tuze tumwegere aze adusobanurire, atubwire n'amazina ye, atubwire n'uburyo uyu mushinga we ukora. Yes, hanyuma rero nk'uko nabibabwiye nti reka tumwegere aze atwereke ubwoko bw'izi ndabyo, agenda zitubwira. Nawe waba uzikeneye ku buryo ushobora kuba waza ukagura, ubundi ugashyira muri jaride yawe. Reka dutangire atubwira amazina ye. Murakoze cyane. Amazina ni Nshimiyimana Eric, nkaba ndi umuhinzi w'indabo ariko utabimazemo igihe kirekire cyane.
nkaba ndi mu karere ka Musanze by'umwihariko mu murenge wa Musanze, ahangaha mu kagari ni Cyabagarura, mudugudu wa Gikeri, hamwe aho bita ku isantire Umutuzo. Aho ngaho niho nkorera cyangwa se niho ibikorwa byanjye by'ubuhinzi bw'indabo biherereye. Barya bavuga rero, uravuze ngo ni ku santere Umutuzo. Hari igihe cyashize bajyaga bavuga bati ni santere bita mu Kinyanda. Ese iyi santere mu Kinyanda cyangwa se ku isoko rya mbere ibi bishatse kuvuga iki? Sinzi nimba nahita ngusubiza nonaha, ariko ku bijyanye n'icyo byashakaga kuvuga mu Kinyanda, cyangwa se byumvikana ko wenda hagaragaraga abantu badakora cyane, cyangwa se habonetse nk'iyo nyanda, kuko kuvuga ngo mu Kinyanda bishobora kuba biva ku nshinga kunyanda. Kandi tuzi ko abanyarwanda bavugaga ikintu bitewe n'inkomoko yacyo, ariko imyaka yanjye ni mikeya cyane, aho ngaho ntabwo nahita mpatanga igisobanuro. Gishobora kuzatangwa n'abandi bakuru kuri njyewe, ariko ahangaha icyo nkora ni ubuhinzi bw'indabo. Hariya indabo zirahingwa namba ziraterwa? Indabo zirahingwa, ntabwo umuntu arahinga se agasarura, bimeze bite? Ugasarura, kubera ko mu ndabo icyo dusarura ni amafaranga. Indabo dusarura amafaranga. Nibyo narindi kukubwira ngo ntabwo mbimazemo igihe kirekire, ariko igihe gitoya mbimazemo biri kugenda bifata indi ntera, cyangwa se nicyo cyatumye mbona ko bishobora kuzamuka bikagera ku yindi ntera. Hanyuma se ahangaha twakomeje kugenda tubona indabyo z'ubwoko bugiye butandukanye. Birashoboka ko abantu baba bazikenera. Ese wenda tutaratangira twinjiramo neza cyane, uwakenera nk'izi ndabyo ni hehe ashobora kuba yazikura? Kanswe ko utubwiye ko izi ndabyo uzihingira ahangaha mu murenge wa Musanze, mu karere ka Musanze nyirizina, mu mudugudu w'Umutuzo. Nkumva kunze bavuga ngo ni mu Gikeri. Burya ntihabaga umukeri buriya? Nabyo ni ibintu biba biri ari ibintu by'amateka nyine, biba bimaze igihe kirekire, cyangwa se byamenywa na ba sogokuru ndetse n'abasogokuruza bacu. Twebwe ibyo turi kumenya ni byo muri iki gihe turimo nk'urubyiruko, tugenda dukora ibintu byaduteza imbere mu rwego rwo kwirinda ubushomeri. Izi ndabo rero hano zishobora kuboneka, hari igihe ushobora kuba uri mu nce zigiye zitandukanye, cyangwa se wifuza kuba wakora hoteli ahangaha mu Kinigi, cyangwa se wenda ufite ahantu ugiye kuzitera iwawe mu rugo, dore ko dufite indabo z'ubwoko bwinshi. Ushobora gufata umuhanda werekeza kuri Inesi, ubwo ndavuga uri kuva mu isoko rya Kinigi, bafata umuhanda werekeza kuri Inesi hafi y'umurenge wa Musanze neza. Aho hageze ahantu hari indabo haba higaragaza, ndetse uva ni Musanze uca kuri uyu muhanda wa Inesi uje mu Kinigi, waza kubona ahantu hari indabo, cyangwa se aho haboneka iyo pipinyeri y'izo ndabyo nyine. Ni ahantu haba higaragaza, kabone nuko tutarandika icyapa neza, bitewe nuko turacyashaka ubushobozi bwo kuba twahabwa ubwo burenganzira, kugira ngo natwe tubashe kubona icyapa nyine kigaragaza ibyo bikorwa byacu. Hanyuma wenda wagenda wereka abarimo baduteza amatwi, cyangwa se abareba iyi videwo, izi ndabyo n'ubwoko bwazo, wenda zimwe muri zo tukabasha kuba twamenya ubwoko bwazo. Nk'izi ndabyo ndimo ndeba imbere yanjye, watubwira ngo zitwa ngo iki? Muri izi ndabo hari izo bita Sansevieria. Sansevieria ubwo ni izihe? Bene buriya bwoko bumwe buyanga umutuku. Hano hari aho Sansevieria ubwo ni ubu bwoko? Oya, uraza kwegera hano tukwereke mu bwoko buba buri kugaragara cyane. Yego, nizo bene izi ngizi zirimo ibara ritukura z'umutuku. Izi ziri kumwe nazo rero zindi, izi ngizi bazita fujeri, ariko akaba ari fujeri za kizungu, ariko tuzigiramo amoko menshi. Hari fujeri zimwe z'ishyamba, hakaza kubaho n'izi fujeri
Izo ni za kizungu. Izi ni iziterwa mu rugo kenshi na kenshi, ariko haba hari n'iziterwa mu mahoteli. Dufite hano rero n'izindi ndabo cyangwa se dufitemo imikindo hariya. Iriya ni imikindo imwe miremire, urabona ni ingemwe turimo gushyira mu bihoho, kubera ko aya mezi tuba turimo aba ari ya mezi tuba twitegura guhura n'izuba, cyangwa se mu gihe cy'izuba ntabwo haba haboneka abakiriya benshi bo gutera indabo. Dufite hano imigano cyangwa se labam, urusasa nk'uko bigaragara, kandi nk'uko mwabibonye muri video yatambutse, aho ngaho rwose ni urusasa. Yego, dufite hano n'izindi ndabo, ni indabo zimaze igihe, izo bita siperi. Aha ngaha zirahari, turazifite. Siperi zibamo ubwoko, zibamo amoko agera muri 4 cyangwa se, ariko aha ngaha ho dufite amoko 2. Hari bumwe ubu bwoko buba burimo umuhondo ndetse n'aka kabara kajya kuba nk'umukara, ariko dufiteho na siperi zimwe z'icyatsi n'aka kabara nanone kajya kuba umukara. Zino zose ariko zikaza kugira akayange, nimba ndaza kukita k'ubururu, akayange k'ubururu n'uruyange. Aho ngaho izo zirahari, ariko si ubwo bwoko gusa, ntabwo ari ubwo bwoko gusa. Aha ngaha dufite n'izo bita sepi. Sepi ni ubwoko bw'indabo z'amasipuri, ariko ni za sipuri zidakura ngo zije hejuru. Sepe aha ngaha dufitemo bene izi ngizi. Sepe nazo zirimo amoko agera muri 3. Urabona ubu ni ubururu, ariko kino ni icyatsi. Nazo zigenda zigiramo amoko agiye atandukanye. Hari indabo hano rero ziba zitari mu Cyongereza, cyangwa se indabo zikora mu buryo bw'ibiti. Dufite hano ibiti bita imigeshi. Imigeshi ni igiti cy'ishyamba, cyangwa se igiti gikunze kugaragara mu bice by'ishyamba. Aha birahari, hari nk'amahoteli abikeneye, ushobora kutwegera tukabasha kuba twabiguha. Turakomeza rero. Aha ngaha tuhafite n'indabo, dore zino ni zimwe za fujeri, zimwe twavugaga z'ishyamba. Urabona zino ntago zisa n'izi ngizi, ndabona rwose ko ziri difera cyane. Izi ngizi rero impamvu uri kubona zitaraba icyatsi cyane, ni uko ari bwo ziri kwinjira mu bihoho. Aho ngaho nibwo tuba turi kuzitunganya. Aha ngaha turagira ngo dufashe tumenye, ese uru rurabo njye nagize n'iteke, ariko nza gusanga amababi yaryo atarayiteke. Ese uru ni rurabo ki? Ururabo ntabwo ari iteke, ni mu bwoko bw'amateke, ariko ntabwo ariko barwita punishi. Uru rurabo niko rwitwa, ni ururabo rushasha, narwo ni rwa rurabo rwo mu ivaze, ururabo ruterwa mu ivaze. Aha ngaha dufite hano, uyu ni umucaca bakunze kwita tapi. Umucaca usa n'icyatsi kibisi, cyangwa se icyatsi kijya kuba nk'umukara. Gusa hano haba hariho n'imbuto zo kurya, cyangwa se ibiti ushobora gutera byo kurya. Dore n'uru ni urusasa rurimo hano. Aha niho twororera urusasa. Aha niho mu rutuburira. Aho niho nk'uko rero wowe ubona video neza cyane, urabona ko aha ngaha niho agenda atuburira rwa rusasa. Rwose urabibona neza cyane, ariko si ibyo gusa, tubwiye ko haba harimo n'ibiti by'imbuto. Ese ibyo biti by'imbuto nabyo turabifite. Dufiteho imyembe. Aha ngaha niho tuba tugenda tuzitura. aba bantu rero mwari mwarabuze imyembe, dore murabona ko izi ni pipinyeri z'imyembe. Abantu mukeneye imyembe rwose, murabona ko pipinyeri arazifite neza cyane. Ushobora no kuba rero ukeneye ibiti byitwa fenesi, cyangwa se ibifenesi. Aha ngaha namwo
harimo ingemwe z'ibifenesi, urarubona aho ngaho. uru ni urugemwe harimo n'izindi rw'ifenesi. nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Fenesi zirahari, uramutse rero ukeneye ingemwe cyangwa se ukeneye urubuto rwo gutera, uru ni urugemwe rw'ifenesi. urwo ni urugemwe, zirimo n'uru nyinshi. nguru narwo ni urugemwe rw'ifenesi. Zirimo nyinshi cyane zigiye zitandukanye. ibi byo ni ibiti ki nk'uko tubibona? Ibi nabyo ni ibiti by'indabo, ubundi nabyo biri mu bwoko bw'amasipuri. hariya ziriya ni sipuri, naho niho zitunganyirizwa, aho ngaho niho zitunganyirizwa. Izi ndabo uko uri kuzibona, mu kinyarwanda tuzi ko zitwa ibinusi cyangwa se ikinusi. Yego, kinusi rwose umunyarwanda wese arakizi, uretse abanyamahanga bishobora kuba bakizi mu rundi rurimi rw'abanyamahanga, ko tuzi ko ari ikinisi. Ariko hano hari indabyo nziza nabonye zibereye jaride rwose ku buryo bwiza. Izi ndabo zitwa iki? Izi ndabo rero ziri mu bwoko bw'indabo z'ibiti nyine nk'ibisanzwe.